Kellen ndetse Mignone baba bicaranye muri salo. Kellen rero aba akikiye Mignone bishimye rwose, urukundo ruryoshye. Kellen aba ari kubwira Mignone ati ndagukunda cyane kandi nifuza ko urukundo rwacu ruzaba urw'amateka, nifuza ko abuzukuru bacu bazajya baruvuga ndetse rwose nibinashoboka abantu bazarwige mu bitabo. Ndifuza ko rwose tuzakundana iteka ryose, ukaba Juliette nanjye nkaba Romeo. Mignone rero ahita aseka ati nanjye ndagukunda rwose kandi uko bivuze nyine nanjye niko mbyifuza, nifuza ko rwose urukundo rwacu ruzaba igitangaza ku buryo buri muntu wese azajya aruvuga. Hashira umwanya munini rero maze Mignone akabwira Kellen ko rwose agomba gutaha amasaha yakuze. Arataha rero akagera mu rugo iwabo, ahita asanga papa we ndetse na mama we bicaye muri salo baganiraho gato rero maze bakajya kuruhuka. Hashira iminsi rero, umunsi umwe nyine baba bicaye muri salo, ubwo ni mama wa Mignone ndetse na papa we. Papa wa Mignone bari kubwira nyine Mignone ukuntu yahuye na mama we, ukuntu rwose yamutabaye yaragiye kugwa, maze bagahita bamenyana ubwo kandi bagahita batangira no gukundana. Mignone rero ntabwo rwose amenya ahantu iseseme ivuye, maze agatangira nyine kumukorwa, akaba kandi akoze nyine ibidakorwa muri salo. Mama we ahita ahaguruka yihuta maze agatangira kumukoraho, atuzi ko umwana wanjye afite n'umuriro mwinshi. Batangira rero kumukoraho nyine bose bagatangira guhangayika bati ufite ikihe kibazo? Naho Mignone ati nta kibazo rwose na kimwe mfite. Papa we ati reka mpamagare dogiteri. Mignone agahita asakuza ati oya rwose mwihorere, nta mpamvu nimwe yo kumuhamagara kuko ameze neza. Mama we nawe ati hoya kandi rwose mbona ngiye urwaye kandi urembye. Mama we rero atangira kumureba nyine mu maso, agatangira nyine kumukorera nk'agakonsultation niko navuga, maze akabwira papa we ati ariko se uyu mwana ko ndeba ameze neza, ni ikihe kibazo yaba afite? Umutima rero uramukomanga maze agahita yitegereza cyane Mignone, umutima ukamuvamo, ahita atangira kumukora ku mabere, yaba akiyakoraho maze Mignone agahita asimbuka ati birambabaza cyane rwose mama. Mama we rero ubwoba buhita bumwicara none, maze akamubaza ati mbwira mwana wanjye, waba uheruka kubona imihango ryari? Naho rero Mignone ahita amubwira ati simbyibuka, ariko rwose ibyo bintu uri kumbaza biteye isoni. Mama we ati ntabwo biteye isoni, ndi mama wawe n'uyu ni papa wawe, mbwira. Naho Mignone ati hashobora kuba hashize nk'amezi 2. Mama we rero ahita yifata ku mutwe ati noneho ndapfuye, arebana na papa we bose ubwoba bukabataha. Baba bakivuga ibyo kandi umwana nyine akaba n'ubundi arongera atangiye kumukorwa, iseseme nyine ni yose. Mama we ahita abwira papa wa Mignone ati tumujyane kwa muganga. Baramujyana rero maze bakamufata ibizami byose, gusa mu kubaha ibisubizo biba ari ibisubizo rwose biteye ubwoba, kuko bababwira yuko umwana wabo w'imyaka 20 atwite. Mama we rero ataha yikoreye amaboko ndetse na papa we. Bakigera mu rugo, papa wa Mignone ahita amubwira ati urambwira umuntu waguteye inda kandi sinkeneye kuko mbisubiramo kabiri, igira vuba. Mignone rero abanza kubihisha ariko bakamutera ubwoba bwinshi cyane, maze rwose akababwira ko nyine ajya kumubereka. Ahita rero agenda maze akabageza kwa Kellen, arababwira ati n'uyu nguyu wanteye inda. Papa rero wa Mignone agikubita amaso Kellen, noneho rwose umujinya uhita umwica kubera ko uyu musore abarusha imyaka 10 yose. Mignone papa wa Mignone ahita abwira Kellen ati nta soni, umwana ubyaye urabona imyaka yose urusha? Gusa nyine ndaje mbonane nawe kubera ko yakubwiye ibintu byose, ariko ntabwo yakubwiye ko papa wari umupolisi ndetse rwose ndi komiseri wa polisi. Ahita rero ahamagara abapolisi bari hano ati mwambike amapingu mugire vuba. Naho rero Kellen ati ariko se rwose ndazira iki? Mignone nawe ati papa oya nimumureke, kubera iki se muri kumwambika amapingu? Ntabwo yigeze amfata ku ngufu, turakundana rwose, ni sheri wanjye ndamukunda nawe arankunda, ndetse rwose dufite na gahunda yo kuzabana. Naho papa we rero ahita amukubita urushyi rwiza ati ceceka, sinshaka kongera kukumva uvuga ubana nande. Uyu musore uba mu mwobo nk'imbeba
niwe muzabana, nta soni ufite, sinshaka kongera kumva ijambo ryawe, uyu musore yagufashe ku ngufu kandi agomba kubihanirwa. Bahita bamufata rero maze bagatangira kumujyana. Mu by'ukuri rero rwose muri kano kanya Mignone ubwoba buba ari bwose, atangira rero kwiruka afata nyine Keren, ntabwo aba ashaka ko bamujyana, akomeza gutakambira papa we ati ndakwinginze rwose mwimutwara, kubera ko nta kosa na rimwe yigeze akora, ariko papa we nyine aranga akanga kubyumva. Aramujyana rero nyine akamujyana kuri ofisi aho yakoreraga, maze rwose Mignone nawe akabiruka inyuma, aba yumva adakeneye gusiga umukunzi we. Papa rero wa Mignone bagera kuri ofisi maze akabwira Keren ati ndashaka yuko bivuga n'umunwa wawe ko nyine wafashe ku ngufu umukobwa wanjye, ndashaka kubyivugira. Naho Keren ati hoya rwose ntabwo namufashe ku ngufu, kubera ko turakundana kandi rwose sinigeze nkenera kumukinisha, ndamukunda cyane. Naho rero papa wa Mignone umujinya utangira kumwica, maze akabwira abapolisi ati nimumujyane mumushyire ku ruhande, maze rwose mumubabaze bishoboka byose, mumubabaze ku buryo umubiri we rwose uri bubabare mu buryo bugaragara. Ndashaka yuko yemera n'umunwa we ko yafashe umukobwa wanjye ku ngufu. Akivuga ibyo rero Mignone ahita abwira papa we ati hoya papa, ibyo bintu rwose ntimubimukore, kuki uri kumukorera ubugome? Nabikwibwiriye, ndi umukobwa wawe kandi nakubwiye ko atigeze afata ku ngufu, turakundana rwose, nta nubwo kandi yigeze antererana, sinibaza rero impamvu mushaka rwose kumuhemukira. Mignone rero ahita ahaguruka akagenda yiruka nyine ahamagara uyu mukunzi we, ariko baba bamaze kumwinjiza mu cyumba ndetse banafunze, bari kumukorera rwose ibintu biteye ubwoba. Gusa nyine ibyo bakoze byose, ariko Keren yakomeje gutsimbarara ati njyewe na Mignone turakundana, ntabwo rwose namufashe ku ngufu. Mignone rero akomeza gusakuza hano hose ahamagara umukunzi we. Papa we rero yumva nyine urusaku rw'uyu mukobwa, maze akabwira abapolisi ati umukobwa wanjye nimumufate mumwambike amapingu, maze nyine mumwicaze kuri reception mo imbere muri comptoire, kubera yuko sinkeneye rwose gukomeza gusakuza. Ati kandi nimubikore kano kanya nyine nkimara kubivuga. Naho rero mama wa Mignone ahita abaza papa we atari ko suko ko bikwiye kugera hano, ubu se n'akanya wibagiwe ko Mignone ari umwana wacu umwe w'urukumbi dufite? Naho rero papa wa Mignone ati hanyuma se uragira ngo mbigenze nte, ko ndeba rwose umwana wacu yabaye ikihebe, tekereza ko ari ku kazi kanjye akomeza agenda asakuza avuza induru, urakeka se atari kunsebya? Abantu bose bamenye nyine ibyabaye ku mukobwa wanjye, ntabwo rwose nifuzaga ko bimenyekana, ariko tekereza ko noneho ari kubisakuza kandi ku kazi kanjye. Umupolisi rero w'umukobwa niwe ujya kwambika nyine amapingu Mignone, aba amaze kuyamwambika ari kumutwara, maze Mignone akagenda amubwira ati ndakwinginze rwose mbabarira, ndifuza kuba ndi kumwe n'urukundo rw'ubuzima bwanjye, ntabwo nshaka ko umukunzi wanjye ansiga. Naho rero uyu mukobwa atari ko se wowe rwose uri umusazi, umuntu wagufashe ku ngufu uri kuvuga ngo ni urukundo rwawe? Naho Mignone ati hoya ntabwo yigeze amfata ku ngufu, turakundana kandi cyane, ndetse rwose turitegura no kuzabana, uriya rero ni umukunzi wanjye, ndashaka kuba ndi kumwe nawe, ntabwo rwose nshaka kumusiga. Uyu mukobwa ahita amubwira ati rero rwose amapingu nayoroheje, ariko nukomeza kungora ndi buyakomeze rwose kandi arakubabaza uraba ubireba. Naho rero ku rundi ruhande igiti rwose kiba kiri kuvuza ubuhuha kuri Keren. Aba bapolisi rero baramubaza bati tubwire kandi tubwize ukuri, ese ubundi mu buzima busanzwe ukora iki? Naho uyu musore ati ndi umwarimu ndigisha. Aba bapolisi baramubwira ati rero abarimu ntabwo bajya babeshya, ngaho nyine tubwize ukuri byagenze bite? Naho Keren ati ibyo nababwiye niko kuri, murifuza se ko mbabeshya mbabwire ibintu bitari byo? Ukuri ni uko ntigeze mufata ku ngufu, kubera ko rwose turakundana. Aba bapolisi bati nta soni, mukundana iki? Ahubwo wabona waramuroze, kubera yuko umwana w'umuntu twubashye muri iyi karitsiye yose ntabwo rwose yari gukundana n'umusore nkawe.
Muri ako kanya rero papa wa Mignone nawe aba yinjiye maze agahita abwira uyu musore ati ndifuza kuvugisha ukuri kandi ureke gukomeza kubeshya. Naho rero uyu musore ati ntabwo rwose ndi kubeshya, Mignone ndamukunda cyane, byabaye twabyumvikanyeho kandi rwose turakundana ndetse ndifuza no kumushaka, twari rwose turi kubitegura. Noneho papa wa Mignone umujinya uramwica maze agahita atangira gukubitagura ingumi ziremereye Keren ati nta soni wowe ushaka umukobwa wanjye, ntabwo rwose bishoboka, ntabwo nakugira umukwe, ntabwo byashoboka, waranshebeje gusa, tekereza imyaka yose urusha umukobwa wanjye, waramushutse. Naho rero Keren ati ariko rwose ntabwo mbeshya, njye na Mignone turakundana kandi cyane. Papa ati niwongera kuvuga iryo jambo gukundana ndakwicira hano, gusa n'ubundi sinzi niba ntari bukwice rwose kubera ko ndi kukureba nkumva uri kundya ahantu. Ku rundi ruhande rero Mignone abwira wa mukobwa nyine uba wamwambitse amapingu aho aba yamwicaje ati ndakwinginze mbabarira, njya kureba rwose umukunzi wanjye, ndamukunda cyane, nta nibura umunota umwe cyangwa amasegonda maze njye kureba rwose ukuntu ameze. Naho uyu mukobwa aramubwira ati urabizi neza ko ningukoraho aya mapingu utari buze gukora rwose ibintu biri butume njya mu kaga. Naho Mignone ati nta kintu na kimwe rwose ndi bukore, ndifuza kumureba bimfashemo. Uyu mukobwa rero afungura amapingu maze akamwereka nyine icyumba aba arimo. Naho rero papa wa Mignone we aba ari kubwira abapolisi ati uyu musore nimumujyane mumushyire nyine muri serire mumufunge, ikindi kandi nta kumuha amazi, nta kumuha ibiryo, nta nubwo yemerewe gusurwa, ndifuza ko nyine mukora ibishoboka byose, ndashaka ko yemera ibyo yakoze kandi akabyemera n'umunwa we. Baba rero bakivuga ibyo maze bagahita babona Mignone aje yiruka, ahita aza yiruka ahobera uyu umusore Keren ati sheri ntabwo rwose ndi bugusige, aho uri bujye turajyana. Naho rero papa wa Mignone ahita yindukira akareba uyu mupolisi ati uyu kandi ageze hano ate, sinari namugushinze. Ahita agenda akamwegera maze agahita amukubita urushyi, arukubita nyine uyu mupolisi yari yahaye akazi ko gucunga Mignone. Ahita rero abwira aba bapolisi bandi ati uyu musore nimumujyane, uyu mukobwa nawe icyo gukora murakizi. Mignone rero ahita akomeza kuvuza induru cyane ati papa rwose rekura umukunzi wanjye twigendere cyangwa se mudufungane. Papa we ati kandi uri kugira ngo ndi mu mikino, nureba nabi rwose nawe ndagushyira muri serire ngo ufunge kubera ko nta mikino mfite habe na mikeya. Mignone rero bahita bongera bakamwambika amapingu maze nyine bakamugarura kuri reception, ahita asanga papa we na mama we ariho bahagaze maze agahita abwira papa we ati gusa nyine rwose nakurakariye papa, uri umubyeyi mubi cyane, sinigeze ntekereza ko ari gutyo umeze, kubera iki rwose uri kwangiza urukundo rw'ubuzima bwanjye, urabona ibintu uri gukorera umukobwa wawe, reba nawe wanyambitse amapingu nkaho rwose ndi umugezi wa nabi, wagira ngo ndi umwicanyi, kubera urukundo gusa nakunze Keren niyo mpamvu uri kunkorera ibi bintu. Papa we n'umujinya mwinshi ahita amukubita urushyi rwose n'imbaraga ze zose, maze mama we agahita amufata ukuboko ati ntiwongere rwose umugabo wanjye, tekereza ko uyu mwana namugiriye kubise amezi 9, uyu mwana rwose niwe mwana umwe rukumbi dufite, gute wamukorera ibi bintu, mureka kuko nanjye ndabona atari we, ahari uriya musore hari ibintu rwose yamuhaye bikaba aribyo biri gutuma nyine umukobwa wacu rwose ameze nk'uwamusariye. Naho rero Mignone ahita asakuza ati hoya rwose mama, nta kintu na kimwe yigeze nkora, nta kintu kandi yampaye, ndamukunda gusa nyine mukunda bisanzwe kuko nawe arankunda, mwitangira rwose kumubeshyira, nta kintu na kimwe yigeze nkora, kandi ikindi nta kintu na kimwe mwakora cyatuma rwose mpagarika gukunda Keren kubera ko ni urukundo rw'ubuzima bwanjye. Barataha rero maze bagera mu rugo, mama wa Mignone abaza papa wa Mignone ati none se ubundi biriya bintu bizarangira bite? Naho papa wa Mignone ati uriya musore agomba kuzafungwa ubuzima bwe bwose, ikindi kandi namaze no guhamagara minisita wa education, twavuganye yuko uriya musore atazongera kubona akazi ko kwigisha ukundi, haba muri primaire haba muri segonderi,
haba ndetse rwose mu bigo byigenga no mu bya leta nta kazi na kamwe azongera kubona. Ndakeka ko rero igihe azasohokera muri prison uretse ko rwose azaba ari n'umusaza, icyo gihe azajya atekereza umukobwa, ahita atekereza uwo bari mu cyiciro kimwe ndetse rwose bafite n'imyaka ingana. Ntabwo azongera kwisumbukuruza ashaka abakobwa badahuje, badafite ubushobozi bungana. Baba bakivuga ibi rero maze Mignone akaba avuye mu cyumba ati ariko rwose papa, kubera icyo uri gukora ibi byose ndumva ngiye bitakabaye bigera aha ngaha, uri papa wanjye wakabaye unyumva nyine nk'umubyeyi wanjye, icyo nyifuriza si icyiza se? Ni ukuri icyiza kuri ngiye rwose ni urukundo rwanjye ndetse na Keren. Papa acyumva aya magambo ahita ahaguruka ajya kumukubita maze mama we akongera akamufata. Papa wa Mignone rero ahita yigira mu cyumba maze mama wa Mignone agahita amukurura akamwicaza mu ntebe ati ariko ubundi ufite ikihe kibazo? Uri kwiyumva ukuntu uvugisha papa wawe? Nta soni? Kuki uri kumwubaha ukabigezaho? Naho Mignone atumva rero nkubwire rwose mama, kuva igihe cyose papa wanjye atarakura umukunzi wanjye muri iriya gereza yamushyizemo, ndakubwiza ukuri rwose nta mahoro azigera aba muri iyi nzu. Umunsi wakurikiye rero Mignone aba ahagaze ku muhanda maze umusore witwa Peter akaba arahamusanze. Uyu musore rero ababyeyi babo nyine famiye zabo ni inshuti ndetse rwose ni n'abaturanyi. Uyu musore rero rwose yakunze Mignone cyane ndetse aranabimubwira, ariko Mignone ntabwo rwose aba amukeneye. Uyu musore ahita abaza Mignone ati umeze neza? Ni ubwa mbere rwose nkubonye uri wenyine, habaye iki ko uhagaze hano? Naho Mignone ati none se urumva ibyo bikureba? Uyu musore ahita abwira rero Mignone ati none se icyifuzo nakugejejeho wagitekerejeho? Ndifuza rwose ko njye nawe twakundana kuko urabizi nyine turi mu cyiciro kimwe, ikindi kandi papa wawe na papa wanjye ni inshuti, ikindi kandi urabizi nyine famiye yanjye ni abakire na famiye yawe ni abakire, urumva ko nyine twihuje twakora nyine ikintu nyine kiri spesiyale. Naho rero Mignone ahita ahindukira ati singukeneye mu buzima bwanjye kubera ko wowe uri umwana kuri njye rwose, nkeneye nyine umusore uzi icyo gukora, nkeneye kandi umusore uri responsable uzi gufata inshingano, uzabasha kunyitaho nawe akiyitaho. Naho rero wowe uracyari umwana nyine, icyo utekereza gusa nta mafaranga ya papa wawe niyo ubarira gusa, nawe rwose uracyakeneye kwitabwaho, ntabwo rwose ngukeneye mu buzima bwanjye. Mignone rero aba agiye kureba nyine mushiki wa Keren, dore ko rwose ari we muryango Keren wonyine yari afite. Uyu mushiki we rero baba basanzwe nyine babana mu nzu. Agera rero maze agasanga nyine uyu mushiki wa Keren yamaze kwitegura. Mignone ahita amubaza ati none se amafunguro yatunganye? Naho mushiki wa Keren ati cyane, ati ahubwo nari nzi ko rwose utari buze, nari ntangiye guhangayika. Mignone ati ngewe ntaza, tugomba rwose kujya kumureba kandi humura, reka rwose guhangayika, ngomba kuzinginga papa wanjye maze rwose nkamusaba yuko yamurekura, humura rwose bazamufungura, wikomeza kugira ubwoba. Baragenda rero maze bagera kuri polisi bakabwira nyine abapolisi ko bari baje kureba Keren ndetse bari bamuzaniye amafunguro. Umupolisi mukuru ahita ababwira ati hano hari amategeko avuga yuko atemerewe gusurwa, kugemurirwa, nta kintu kimwe rwose yemerewe. Naho rero Mignone ahita ababwira ati ngo iki? Atumva rero rwose mbabwire ndaza kubahamagarira abantu bashinzwe uburenganzira bwa muntu kuko ibyo ngibyo ni uguhohotera umuntu rwose. Umushiki rero wa Keren we ahita amupfuka umunwa maze agatangira kwinginga abapolisi ati ndabinginze nimumbabarire rwose, dore niwo muryango wonyine mfite, nimureke rwose basi ndebe uko ameze, ni iminota mike cyane. Aba bapolisi rero barabemerera maze nyine bakababwira ati mugende ariko mumareho iminota mikeya. Baba bakigera rero imbere ya Keren maze Mignone akamuhobera, aramuhobera akanga kumurekura, bose bagatangira kurira. Mignone ati nari ngukumbuye, Keren ati nanjye nuko. Mignone rero ahita amubwira ati hangane rwose, ngomba kubwira papa wanjye maze rwose akazagufungura. Naho Keren ati urabizi rwose mukunzi ko ngukunda cyane kandi rwose ibyo bavuga ntigeze mbikora.
Minyoni arongera agahita amuhobera ati ndabizi rwose humura kandi uzava hano kandi rwose bidatinze. Batangira rero rwose kuganira nyine, maze kubera ukuntu ibiganiro biba byashyushye, sinzi ukuntu nyine Mignone yongera kubwira Karen ko amukunda, maze Karen akamwegera agiye kumusoma. Aba bapolisi rero bahita babatandukanya bati nta soni, bahita bababwira bati musohoke, musohoke mugende nyine ubwo igihe cyo kumureba cyarangiye. Umunsi wakurikiye rero mama wa Mignone yicaza Mignone muri salo, maze akamubaza ati ariko se mukobwa wanjye nkunda, kubera iki rwose umeze gutya? Ndifuza ko umbwiza ukuri ibintu byose uriya musore yagukoreye, kuko rwose mba mbona atari wowe turi kumwe, mba mbona warasaze neza neza. Naho rero Mignone ahita amubwira ati ahubwo rwose mama nibaza ahantu urukundo wowe na papa mwankundaga rwagiye, maze bikanyobera. Igituma rero mba umusazi nta kindi ni urukundo nkunda Karen, ndetse rwose no gutekereza ukuntu papa wanjye wajya kumpa byose, ariko ubu akaba yarafashe urukundo rw'ubuzima bwanjye maze akarushyira mu munyururu. Ibyo byose rero iyo mbitekereje bimpindura umusazi neza neza. Gusa mba nibaza nyine niba ari mwe babyeyi nari nsanzwe nzi maze bikanyobera. Ikindi kandi kimbabaza ni ukuba nawe ushyigikiye papa mu bintu ari gukora. Kubera iki nkubwira yuko nkunda Karen ariko ntubyumve? Mama we ati ariko rwose mwana wanjye, uriya musore ntabwo wakabaye umukunda, niyo mpamvu nkubwira ko ntazi ibyo yaguhaye. Uriya musore arakuruta cyane, ikindi kandi nta hantu duhuriye mu bushobozi. Reba nawe ahantu aba, ubura koko buriya buzima urabona aribwo wifuza kuzajya kubamo iteka ryose? Naho Mignone ati ibyo byose nta kintu kimwe bimbwiye. Erega rwose mama, urukundo ntabwo rugira imyaka, umuntu uwo ari we wese yakunda mupfa kuba muhuza. Mignone rero akomeza abwira mama we ati rwose mama, ndabyumvirega twakoze amakosa yego nibyo, narabatengushye, ariko nanone si uko mwakabaye mubikosora, kuko noneho ni ukongera amakosa. None se ubundi ubu mama, uratekereza nzabyara umwana utagira papa we? Bitekereze wumve, ahubwo se urumva atari bwo muzaba musebye kurusha uko nibura nashakana n'umugabo wanteye inda? Ibyabaye rwose byarabaye, mwakabaye nyine mubyirengagiza maze mukandikanya n'umukunzi wanjye tugatangira ubuzima bushya. Buracya rero maze Mignone akongera agasubira nyine kureba sheri we, gusa nyine biba bisaba kugenda abizi neza ko papa we adahari, kuko papa we yari kumwica neza neza. Arongera rero akinginga ba bapolisi maze bakamureka akinjira. Aragenda rero akabaganira na Karen. Karen aramubwira ati ndakwinginze mbabara rwose uvugane na papa wawe, hano hantu ni habi cyane. Ikindi kandi barambabaza, bamfata rwose nk'umwicanyi, kubera ko umubiri wanjye wose uba umaze kwangirika kubera kunkubita cyane. Abakibibwira rero Mignone, maze Mignone akaba atangiye kurira ati mukunzi humura rwose, nanjye ntabwo nicaye, urugamba ndi kururwana kandi humura tuzarutsinda. Mignone rero ahita afata amafaranga aba yazanye ayahishe cyane, maze akayapfumbatisha Karen ati nyine bubitse ayo mafaranga, maze abapolisi bazajya baza kugukubita papa wanjye adahari uzajya ubaha amafaranga bakureke. Ikindi kandi nugira ikintu ukenera kurya uzajye ubatuma maze bakuzanire. Karen rero abwira Mignone ati urakoze cyane, ni ukuri urakoze. Naho Mignone ati ndagukunda kandi wowe gusa ibyo ucamo byose umenye ko ngukunda kandi nzahora ngukunda. Uyu munsi rero Mignone ava hano maze agahita ajya kureba nyine wa mushiki wa Karen. Agerayo agasanga uyu mushiki wa Karen ari mu gahinda kenshi. Ahita abwira Mignone ati nababaye cyane, kuko uyu munsi mu gitondo nagiye kumureba maze rwose nsanga ari kurira, amarira yari yamurenze. Mignone ahita amuhobera ati humura ntabwo rwose bakiri kurira, kubera ko mvuye kumureba kandi rwose nsize akomeye nta kibazo. Ahita abwira na mushiki we kandi ko nyine yamuhaye amafaranga kugira ngo ajye aha aba bapolisi baba baje kumukubita. Ati humura rwose nzajya mushyira n'ayandi, kuko njyewe mfite konti yanjye rwose iriho amafaranga kandi ahagije, rero nzajya mushyira amafaranga maze ntibazongere kumukubita ukundi.
mushiki we nanone ahita amubwira ati urakoze cyane, ni ukuri nshima Imana kuba waraje mu buzima bwa musaza wanjye. Mignone rero arataha maze uyu mushiki wa Karen akamuherekeza, dore ko rwose baba ari n'inshuti cyane. Bagera mu nzira bakaba barongeye bahuye na Peter, maze Peter ati umeze neza se mukunzi? Naho rero Mignone ati ariko ubundi wowe ujya wuzura, wumva uri muzima, ese usigaye unkurikira? Uyu munsi ni inshuro ya kabiri duhuye. Naho rero uyu mushiki wa Karen ahita abaza Peter ati ese ubundi urashaka iki? Naho Peter ati ntiwumva, umukobwa mwiza rwose, urakoze kumbaza icyo kibazo. Ikintu rero nshaka si ikindi, nkunda cyane rwose uyu mukobwa Mignone, ndifuza ko wamfasha kugira ngo rwose nawe anyemerere urukundo kuko ndamukunda cyane. Mushiki wa Karen akibyumva umujinya uhita umwica, maze akaba amukubise urushyi rwiza rwose rutagabanyije. Ati nta soni, urumva uburofu uri kuvuga? Uyu nguyu rwose ureba ni umugore wa musaza wanjye, uramenya utazongera no kumuvuga mu izina ukundi, ni uwa musaza wanjye gusa, nta n'undi muntu rwose ugomba kumureba. Naho rero Mignone ahita areba nyine uyu mukobwa maze akamwereka nyine n'intoki, ati urakoze cyane rwose, ati ibintu ukoze ni byiza cyane. Bahita bigendera maze bagasiga nyine Peter ahagaze wenyine yumiwe, ati noneho aba bakobwa rwose ni ibitangaza, noneho bageze naho kunkubita. Nari ngeze ngo mbonye uwitonda ngiye gutura ikibazo, naho we rwose ni umunyamujinya ahubwo kurusha Mignone. Mama rero we wa Mignone abona rwose ibintu bikomeza kuba bibi, kuko Mignone aba asigaye rwose atakivuga, agahinda kaba karamwishe. Mama we rero bari kumwe na papa we bonyine bari mu cyumba, maze mama wa Mignone akabwira papa wa Mignone ati ariko rwose mukunzi, ndakwinginze reba rwose ku nyungu z'umwana wacu, sinumva impamvu ibi bintu wabishyizemo imbaraga nyinshi. Ndifuza ko rwose warekura uriya musore maze umwana wacu akongera akishima, kubera yuko ukurikije uko ameze urabona nyine aratwite, akeneye ko tumwitaho. Ibyabaye byarabaye yego, ariko nyine ntabwo rwose twakomeza kubabaza umwana wacu kandi anameze kuriya. Ndifuza ko rwose ibi bintu wabihagarika maze uriya musore ukamufungura. Naho rero papa wa Mignone ahita abwira mama Mignone ati ntabwo rwose bishoboka, niba nyine akeneye gupfa uriya musore ni akazi ke, azapfire muri iriya serire, ndetse n'uyu mukobwa wacu ni akazi ke, icyo ashaka gukora azagikore, niba ashaka kwiyahura aziyahure ntacyo bimbwiye. Ngewe mba numva rwose ibi bintu byarandenze. Uriya musore rwose yanyambuye icyubahiro cyanjye, niyo mpamvu rero ngomba gukoresha imbaraga zose mfite nka komiseri, maze rwose nanjye nkamwereka ko ntangana nawe. Azababara, ahubwo se yari yababara, azababara kugeza igihe azicuza impamvu rwose yaba yaravutse. Hashira iminsi rero maze Mignone agasanga papa we yicaye muri salo, araza agahita amupfukama imbere ati papa rwose ndakwinginze, ibuka yuko ndi umwana wawe, maze ugirire ngewe, urekure rwose sheri wanjye umukure mu munyururu, hariya hantu arababazwa cyane, ndakwinginze mureke rwose asohoke. Uribuka yuko muganga yatubwiye ko muri kino gihe ndimo nkwiriye rwose kuba ndi kumwe n'umugabo wanjye, akwiye kuba andi hafi, ndakwinginze bikore ku bwanjye. Agenda n'amavi rero maze akegera papa we, ajya kumukora ku maguru, ati ndakwinginze papa, maze papa agafata amaboko y'uyu mukobwa akayajugunya kure, agahita yihagurukira akigera mu cyumba, maze agasiga Mignone apfukamye nyine hano amarira ari yose. Kuri polisi rero naho baba polisi nyine baba bashinzwe kurinda Karen baba bari kumwe nyine bari kuganira, maze umwe akabwira undi ati nyamara ngiye rwose ibi bintu bimaze kundengaho, uyu musore amaze igihe kinini hano, ahamaze amezi 5 yose, kandi rwose ntabwo byemewe. Amategeko avuga yuko umuntu ufashwe akazanwa kuri polisi ataba agomba kuhamara amasaha arenze 24, none we rwose ahamaze amezi 5, kandi bosi ntabwo rwose ashaka kumurekura. Ibi bintu ndabona ngewe bimaze gutera ubwoba.
ese ubu ngubu nk'uyu muntu aramutse apfiriye hano twabisobanura ngo iki? Buracya rero maze Mignone akagenda akajya nyine hahandi kuri polisi, aragenda agahita atega amaboko maze akababwira ati nimunyambike amapingu maze rwose mumfunge. Naho rero abapolisi baba bari aha bati ariko noneho wagira ngo rwose wasaze. Mignone ati nimunyambike amapingu mumfunge cyangwa se murekure umukunzi wanjye. Ubwo nyine ni kimwe muri ibyo, ndashaka rwose gusanga umukunzi wanjye aho ari. Bahamagara rero papa wa Mignone maze bakabimubwira. Papa wa Mignone ahita ababwira ati nimumwambike amapingu kandi muyakomeze ndetse rwose muhite mumufunga, noneho nta bintu by'imikino. Baramufunga rero maze nyine akajya asakuriza aha hantu baba bamukize ati ndashaka rwose gusohokamo, amapingu ari kumbabaza. Hashira rero umwanya maze nyine wa mushiki wa Karen akaza agemuye, abagihagarara kuri reception agahita yumva Mignone ari gutakira mu kindi cyumba maze agatangira kurebayo. Aba bapolisi bahita bamubwira batumva ntabwo rwose ibyo kurya bikenewe uyu munsi, ahubwo gira nyine ugende vuba, kubera yuko niba komiseri abasha gufunga umwana we urumva icyo yagukorera wowe noneho ufite imwe n'umuntu wafashe umwana we ku ngufu. Abagihagaze aha rero maze rwose papa wa Mignone akaba araje ahita amubaza ati wowe urinde? Naho rero uyu mukobwa ati ndi mushiki wa Karen. Papa wa Mignone ati uri mushiki w'umugizi wa nabi, nawe urimo mwambike amapingu mumufunge. Uyu mukobwa ahita apfukama hasi ati ndakwinginze rwose mbabarira wimfunga, kubera yuko nta muntu n'umwe wazajya tuzanira amafunguro, nitwe babiri turi kuri iyi si, nta babyeyi tugira nta n'umuryango tugira. Uramutse rero rwose umfunze twazicirwa n'inzara hano, kuko nyine turi imfubyi kandi turirera. Ndabinginze rwose nimumbabarire. Papa rero wa Mignone yitegereza uyu mukobwa maze agahita amubwira ati ndakubabariye, ariko ntuzagaruke hano nguzanye ibyo kurya, singushaka aha ngaha, hita wihuta cyangwa se nawe nzagufunge. Papa wa Mignone rero ahita asubira kureba nyine aho uyu musore Karen aba afungiye. Arababaza aba basore ati ariko ubundi ntabwo arabyemera ibyo yagombaga kwemera? Nabo bati hoya rwose, ahubwo ubanza uyu musore nyine ari umwicanyi kabuhariwe, tekereza yuko yanze kubyemera neza neza. Papa rero wa Mignone atangira kumwikubitira, aramukubita ariko rwose bikaze, amukubita rero ikintu maze Karen agahita agwa akamera nk'uwapfuye. Abapolisi bose bagira ubwoba kubera ko nyine baba bazi n'igihe cyose amaze afungiye hano nabyo ubwabyo biba bitemewe. Uyu mupolisi ahita abwira papa wa Mignone ati ni ukuri ubanza noneho rwose apfuye. Naho rero papa wa Mignone ati ni akazi ke nashaka abapfuye, gusa nyine niba apfuye muramenye ntimuze kugira rwose ijambo na rimwe muvuga, ntihaze kugira umuntu n'umwe umenya ibyabereye hano. Ahita yigendera rero maze akabura uyu mupolisi nyine gukomeza gucunga Karen. Uyu mupolisi aguma hano ari kumureba mu maso, dore ko rwose baba bamwegetse nyine ku ntebe wagira ngo arasinziriye. Uyu mupolisi ubwoba buba ari bwose. Hashira rero umwanya munini cyane maze yajya kubona akabona Karen aranyeganyeze, ahita atangira kuvuga ati mana urakoze, ubwoba rwose bwari bwanyishe kuko nanjye ibi bintu nabifungirwamo. Ahita ajya guhamagara rero papa wa Mignone ati arakangutse. Karen rero abona nyine papa wa Mignone maze agahita amubwira mu mbaraga nkeya rwose aba afite ati ndakwinginze mbabarira rwose mva aha hantu kubera ko sinshaka gupfira aha ngaha. Naho rero papa wa Mignone ahita abwira Karen atumva ukuntu uri kwivugishwa, wafashe umukobwa wanjye maze umugira nk'ikibuga cyo gukiniramo, urangije umutera inda, none uri kwivugishwa ngo ntabwo ushaka gupfira hano, ntabwo rwose uzahava, ahubwo tangira umenyere kuhaba. Ahita rero yongera akabwira uyu mupolisi ati mwongere mumusubize ha hantu afungiwe mumufunge. Naho rero umushiki wa Karen we baba babujije nyine kuzongera kumugemurira ukundi, ataha rwose agenda arira inzira yose.
Peter rero aramubona maze akamukurikira buhoro buhoro, aba agira ngo nyine ajye kureba aho atuye. Uyu mushiki wa Karen aba akigera mu rugo maze Peter nawe akaba araje, ahita amubaza ati kuri kurira, gusa nyine agahita amanika amaboko ati rwose ntabwo nje kukugirira nabi, ntugire ubwoba, nje mu mahoro. Naho rero mushiki wa Karen ati hano uhamenya ute? Peter ati nagukurikiye, nifuzaga rwose kugusaba serivisi, ndabizi ko cya gihe wavugaga ngo Mignone ni uwa musaza wawe wikiniraga. Mignone ndamukunda cyane kandi rwose ndifuza ko nanjye mu rukundo, rero kubera ko uri inshuti ye cyane ndifuza kugusaba kumfasha. Uyu mukobwa rero ahita yumva nanone umujinya umwishe ariko akagerageza kwikaruma, ahita abwira rero Peter ati urashaka ko ngufasha? Nta kibazo rwose ndaje ngufashe uretse gatoya. Peter ahita yishima ati urakoze cyane, agasigara nyine ari gushima Imana ati urakoze rwose, noneho ndabona Mignone ngiye kumubona. Uyu mushiki wa Karen yinjira mu nzu maze agahita azana indobo yuzuye amazi, araza agahita ayicurika kuri Peter ndetse n'indobo rwose agahita ayimwubika ku mutwe. Ati sinshaka kuzongera kumva uvuga ubwo busa bwawe, narabikubwiye neza yuko Mignone ari umugore wa musaza wanjye, sinzi rero ururimi wumva, mvira aha kandi genda. Peter rero ahita agenda nyine nawe rwose agahinda ari kose, kuko uyu munsi aba yari yizeye ubufasha, aba yari azi ko rwose ubufasha agiye kububona. Naho rero papa wa Mignone ategeka ko nyine bamurekura maze akamushyira mu modoka amutahanye. Baragenda rero bagera mu gipangu, yamara guparika imodoka Mignone ava mu modoka maze agahita asohoka yiruka ku gipangu. Papa we rero nawe rwose ahita ava mu modoka yihuta maze akabwira umuzamu ati ni gute umuretse agasohoka, genda umukurikire ndetse rwose nutamubona nturirwe ugaruka. Mama wa Mignone rero nawe wari uje kumwakira nyine hano mu gipangu ahita yiruka amukurikira ariko bagasanga yarenze. Ikindi kandi Mignone noneho rwose inda iba imaze kuba nkuru cyane, isigaye rwose igaragara, ariko hakunda umuntu agenda ubona rwose anagenda avunika. Ariko noneho kuri iyi nshuro ibintu iwabo baba bamaze iminsi bamukora, aba yumva rwose urugo amaze kuruhaga ndetse yararurambiwe atagikeneye kurubamo. Mignone rero ari kwiruka mu muhanda ahita ahura na Peter. Peter rero ashaka kumuhagarika maze Mignone agahita amukubita umugeri ahantu nyine hababaza cyane. Uyu musore rero ahita atangira kwikanda maze rwose akicara hasi kubera ukuntu aba ababaye. Aba ari kwikanda anataka ari nako avuga ati ariko se karabaye noneho Mignone aratwite, buriya se ninde wamuteye inda? Uyu mukobwa byamugendekeye bite? Dore ko rwose baba bamaze nyine iminsi badahura, baherukanaga inda ikiri ntoya. Uyu munsi rero aramubona akabona inda iri imbere rwose. Mignone rero akomeza kwiruka maze akagera kwa mushiki wa Karen, ahita amuhamagara ati ndi hano. Uyu mukobwa asohoka yiruka maze agahita asanga rwose umunaniro nyine ni wose kuri Mignone, uba ugenza urugendo rurerure ndetse rwose anatwite. Ahita amuhobera maze akamubaza ati bigenze bite, ubacitse ute? Ati gusa nyine papa wawe rwose ni umuntu mubi, tekereza kugira ngo atinyuke nawe kugufunga. Naho rero Mignone ahita amubwira ati ufite ibibazo byinshi kandi rwose reka byose ndaza kubigusubiza, ahubwo reka tujye mu nzu kandi nta muntu n'umwe nshaka ko amenya kuri hano. Naho mushiki wa Karen ati uragira ngo papa wawe atwice noneho atumare? Noneho rwose aje kugukura hano yansiga ankuyemo amenyo neza. Naho Mignone ati humura, ntabwo azi yuko ndi hano, ntabwo rero rwose yahakeka, ahubwo reka tujye mu nzu, ibibazo byose ufite ndaza kubigusubiza nitonze kandi ntuhangayike, umuntu afite amafaranga rwose azantunga ndetse n'umwana wanjye, ntugire ikibazo. Ku rundi ruhande ariko papa wa Mignone ndetse na mama we bagera mu nzu maze noneho mama wa Mignone agahita asara, dore ko rwose aba yari asanzwe yubaha cyane papa wa Mignone, gusa kano kanya ububabare buba ari bwinshi cyane. Ahita abwira papa Mignone atumva rero nkubwire, umwana wanjye ninjye namutwise mugira ku bise, ubwo bubabare wowe ntabwo uzi. Hanyuma rero ndashaka kugarurira umwana, naho ubundi ntabwo ngewe nzongera kuvugana nawe.
naho papa Mignone ati ndumva mwese munteraniye murashaka kunyica, ntabyo rwose muzageraho. Naho mama wa Mignone ati umva nkubwire, ibyo uvuye uvugisha byose birakureba, ni akazi kawe rwose, ariko ndashaka umwana wanjye hano muri runo rugo, kuko ibyabaye byose ni wowe wabigizemo uruhare. Mba mbona njyewe ushaka kurwanirira icyubahiro cyawe kurusha uko warwanirira umuryango wawe. N'ubundi niba ari uguseba warangije guseba, sinumva impamvu rwose udakwiye kurekura uriya musore maze umwana wanjye akagaruka mu rugo. Gusa nyine nihagira ikintu kimubaho umenye ko rwose byose ndi bubigushyire ku mutwe. Mushiki rero wa Kelly abwira Mignone ati ni ukuri ndahangayitse rwose ku bwa musaza wanjye, tekereza ko papa wawe uyu munsi yari agiye kumfunga. Naho rero Mignone ahita abwira mushiki wa Kelly ati wihangayika humura, kubera yuko kuva navuye mu rugo ndabizi neza ko papa wanjye nawe azicara maze agatekereza icyo gukora, kuko niba ashaka kumbona azongera kumbona ari uko yamaze gufungura umukunzi wanjye. Humura rero rwose tuza, ibintu byose bizagenda neza. Mu masaha y'ijoro rero iwabo wa Mignone baba baryamye, maze mama we rwose wabuze ibitotsi akomanga papa we ati ariko ni ukuri urasinziriye tutazi ahantu umwana wacu ari. Naho papa wa Mignone atumva rero nkubwire, nta mwana mfite kugeza uyu munsi, ubwo dutegereze nyine uwo Imana izaduha, naho rwose ubu nta mwana mfite. Mama wa Mignone ati ngo nguki, ati nta mwana ufite. Naho papa wa Mignone ati ibyo nakubwiye wabyumvise, njyewe rwose ubu nta mwana mfite kuko Mignone we rwose narangije kumukaraba. Ahita yongera akiryamira. Naho rero ku rundi ruhande Mignone we abaryamye yabuze rwose ibitotsi, ari kujya yitekerereza ibihe byiza yanyuranyemo na Kelly. Yibuka rero ukuntu umunsi umwe bari bicaranye nyine muri salo, maze Kelly akamubwira ati nsezeranya ko ibizaba byose utazigera unsiga. Naho rero Mignone uwo munsi yahise amubwira ati ijuru rwose niryo muhamya wo kubihamya, urukundo ngukunda ni uruvuye ku mutima, sinzigera rero ngusiga na rimwe. Uwo munsi bahise bafatana ibiganza, maze bahita basezerana ko nyine urukundo rwabo ari urw'ubuziraherezo, ibyishimo byari byose. Mignone akomeza nyine kugenda yitekerereza rwose ibihe byiza yagiye agirana na Kelly ndetse n'amasezerano bagiye bahana, maze akabyuka akicara ati n'ubundi rwose mukunzi, humura ndahari ku bwawe kandi nzakomeza kukurwanirira. Byanze bikunze ugomba kuzafungurwa rwose, ugomba kuzava muri iyo gereza. Buracya rero maze Mignone agasubira nyine kuri polisi, aragenda akongera rero akabinginga nyine abapolisi, akabasaba ko yajya kureba nyine uyu musheri we. Baramwemerera maze akinjira, abakimukubita amaso agahita atangira kurira, yicara rero imbere ye bafatanya nyine ibiganza, maze Kelly agatangira kubwira Mignone ati ni ukuri ndifuza rwose kuva aha hantu, kubera ko barambabaza cyane, bankorera nyine ibintu biteye ubwoba, kandi rwose urabizi nyine ndarengana, ariko niyo naba ndi umunyamafuti ntabwo papa wawe yakabaye angumisha hano, yakabaye anjyana nyine mu mategeko bakankatira urunkwiriye. Naho Mignone ahita amubwira ati humura rwose nzajya kubyara warasohotse hano hantu, ubwo kandi aba yatangiye kurira cyane. Naho rero Kelly ahita atangira kumuhanagura amarira ati wirira mukunzi, urabizi ko twite, ntugatume rwose hari ibintu bigutera agahinda kenshi, kubera ko ibyo bintu bigera no ku mwana. Ndagukunda urabizi, kandi tugomba kwihangana nyine, ndabizi ko uru rugamba tuzarutsinda. Bahita begerana rero bagiye gusomana, maze nyine papa wa Mignone akaba arinjiye, ahita akubita Kelly cyane rwose ikintu kiremereye, maze Mignone agahita ahaguruka ati papa uri umugome cyane, nicuza rwose kuba narakugize nka papa wanjye, kubera ko nta mutima ugira, uri gukoresha imbaraga zawe mu kazi, maze rwose byose ukabikora kugira ngo ubabaze umukunzi wanjye. Ubundi nta muntu wakabaye amara amasaha 24 hano, ariko nyamara umukunzi wanjye ahamaze amezi agera muri 7. Rero rwose ndashaka kujya kukurega, maze nkavuga yuko wamushimuse, kandi koko niko byagenze, waramushimuse rwose mu buryo bugaragara.
Papa we rero azamura urushyi agiye kumukubita kandi uyu mukobwa aba afite inda nkuru cyane rwose, aba ari hafi kubyara, maze papa we nyine akabona namukubita arahita amwica, ukuboko akakugumisha mu kirere, ariko aba afite umujinya mwinshi cyane rwose mu buryo bugaragara. Papa wa Mignone rero ahita ajya muri biro ye maze agatangira kwivugisha ati ariko koko nakora iki kugira ngo uriya musore mukure kuri iyi si, kubera yuko ndabona rwose nkomeje kugira ikimwaro gikabije. Umukobwa wanjye araza rwose ku kazi kanjye atwite, inshuti zanjye abo dukorana ndetse n'abantu bose banyubahaga bakamubona, noneho asigaye ambwira amagambo yishakira ku kazi kanjye. Ndabona rwose nkwiye gukuraho uriya musore kugira ngo nyine umukobwa wanjye yongere agaruke ku murongo. Mignone rero we rwose aba yagumye hano nyine kugira ngo arebe yuko Karen yakanguka, kubera ko uko papa Mignone yamukubitaga ahantu ku buryo yahitaga asinzira. Arakanguka rero maze Mignone agahita avuga ati Imana ishimwe ko ukiri muzima, nari ngize ngo barakwishe neza neza. Ahita rero ahamagara uyu mupolisi nyine baba bashinze kumusubiza muri serire, maze akamubwira ati ndakwinginze fata aya mafaranga, dore ko rwose bari n'amafaranga menshi, maze ugende umunshakirire ibyo kurya. Ahita afata n'andi mafaranga rero ku ruhande maze akayamuha, ati aya ngaya ni ayawe, nawe uze kuyanywamo agafanta, ndakwinginze rwose mbabarira, maze umwiteho ujye umushakira ibyo kurya, umushakira amafunguro. Uyu mupolisi rero ahita ayatsimba maze agahita abwira Mignone ati nta kibazo rwose ndaza kubikora. Abapolisi baha bose baba bamaze kujya bagirira impuhwe uyu musore kuko biba bimaze gukabya nyine, kandi baba babona ko nyine bamukorera ibintu nyine bibabaje. Mignone rero ari gutaha ageze mu nzira ahita ahura na Peter. Peter rero ahita amuhagarika ati ariko rwose ndabona noneho utameze neza, urananiwe cyane ndetse uratwite inda n'inkuru, ndabona rwose mu maso umeze ukuntu wagira ngo urarwaye, mbabarira umbwire ikibazo ufite. Mignone ati cecekere rwose, ibyanjye ni birebire kandi ntabwo rwose wabasha kubyumva. Naho rero Peter ati ndakwinginze rwose mbwira, kubera yuko kuba tutarabashije gukundana ntabwo bivuze ko ntari umuntu kandi ntafite umutima, famiye zacu ni inshuti, rero bishatse kuvuga ko nawe rwose ngufata nka mushiki wanjye kuva igihe wangiye nyine ko twaba inshuti, gusa nyine nta kibazo, ntabwo rwose byatuma nyine utambwira ndetse rwose ngo mbe nanagushyigikira. Yitegereza rero Mignone maze n'ubundi akabona umunaniro ni wose, akabona guhagarara nabyo ntabishoboye, ahita amubwira rero ati reka dushaka ahantu tujya kwicara hatuje maze tuganire neza. Baragenda rero bakicara ahantu mu kabare maze bakaba bafata ako kunywa. Mignone abwira byose Peter uko byagenze, maze Peter ati Mana nyagasani, ndumiwe ni ukuri, wabayeho ubuzima rwose bugoye, gusa papa wawe ntabwo yahagaze mu kibazo nk'umuntu w'umugabo kandi uzi ubwenge, kubera yuko kuba uriya musore akuruta ndetse rwose mutari nyine no mu cyiciro kimwe, ntabwo ibyo rwose byari gutuma akubuza urukundo rwawe ndetse ngo aguhangayikishe bingana bityo. Mignone rero ahita amubwira ati ni ukuri ndagushimiye kuba nyuma y'ibyo nagukoreye byose ugifite umutima mwiza. Naho Peter ati impamvu rero nta yindi, nuko n'ubundi nakwifurizaga ibyiza, igihe cyose nakwifurizaga rwose umunezero, naragukundaga bya nyabyo ku buryo rero kuva bitarashobotse nanjye rwose nkwiye kuba iruhande rwawe maze nkagushyigikira ukagumana n'uwo ukunda. Peter rero ahita abwira Mignone ati ahubwo hari ikintu ntekereje, ndumva nyine ibi bintu byose nabibwira papa wanjye maze nkamusaba ko yazajya kuvugisha papa wawe kugira ngo rwose amusubize ku murongo. Naho Mignone ahita amubwira ati rwose byaba ari igitekerezo cyiza, kubera ko papa wanjye na papa wawe ni inshuti cyane, kandi ikindi papa wanjye yubaha papa wawe, aramutse rero amubwiye rwose iki kibazo ndumva noneho papa wanjye rwose ashobora gucururuka maze akabyumva cyane. Peter rero ahita amubwira ati ahubwo mpa na nimero za konti yawe, ndifuza kugushyiriraho amafaranga kuko ndabizi ko nyine ubuzima urimo butoroshye. Tekereza kuba ubana na mushiki wa sheri wawe,
noneho ugomba kwiyitaho by'umwihariko kuko utwite, ugomba kurya indyo yuzuye kugira ngo uzabyare umwana umeze neza. Ndabyumva rero ko rwose ari ibihe bitoroshye. Naho rero Mignone ati ni ukuri ndagushimiye kandi Imana ikumpera umugisha kubwo ibyo uri kunkorera byose. Hashira igihe kinini rero rwose, maze mama wa Mignone akabwira papa wa Mignone ati ariko rwose sinumva impamvu uri gukomeza kwinangira. Papa wa Peter yarakuganirije agusaba ko rwose wakoroshya ibintu maze ukongera ukagirana umubano mwiza n'umukobwa wawe. Nanjye narabigusabye inshuro nyinshi ariko rwose uri gukomeza kwinangira maze ukanga kubikora. Kandi rwose nkeneye ko umukobwa wanjye agaruka iruhande rwanjye. Ndifuza ko aza akanyegera maze nkamwitaho. Umuntu utwite uburyo yaba yaratwisemo ubwo ari bwo bwose ntabwo ari ngombwa kubumenya. Gusa nyine umuntu utwite aba akeneye kwitabwaho by'umwihariko kugira ngo nyine azabyare umwana muzima. Sinumva rero impamvu wowe rwose utari gutuma nita ku mukobwa wanjye. Arankeneye, iki ni cyo gihe rwose ankeneye kurusha ibindi bihe byose byabayeho. Kandi ni ukuri nihagira ikintu kimubaho nawe rwose nzagufungisha. Ntugire ngo njye ndoroshye, nzahamagara abayobozi bose n'abantu bose muziranye maze mbabwire ko rwose ari wowe watumye umwana wanjye agira ikibazo. Papa rero wa Mignone nta jambo na rimwe aba ari kuvuga, aba ari gutega amatwi gusa. Naho mama wa Mignone amarira aba yamurenze, dore ko rwose aba amaze igihe kinini cyane yaranze kugira ikintu afata. Aba abwira umugabo we ati njye ntabona umwana wanjye ntabwo rwose ngikeneye kurya, ni akazi kabyo nishaka nzicwa n'inzara. Baba bakivuga ibi ngibi rero maze Peter akaba arinjiye arabasuhuza, maze mama wa Mignone agahita abwira Peter ati papa wawe yatubwiye yuko uzi ahantu Mignone aba. Naho Peter ati yego rwose ni nacyo cyari kinzanye. Peter rero ahita apfukama hasi maze agatangira kubwira papa wa Mignone ati ni ukuri ndakwinginze rwose ongera ugarure umutima wa kibyeyi maze wibuke nyine ko umukobwa wawe rwose agukeneye muri kino gihe. Umukobwa wawe abayeho nabi cyane. Tekereza kuba ari njye rwose mwitaho nkamuha amafaranga yo kujya kwa muganga kandi nyamara afite famiye ikize nkamwe. Ibyo bintu rwose biteye isoni kuba nyine abayeho nabi kandi afite famiye imeze gutya. Umwana wawe umwe wabyaye yego rwose yakoze amakosa birumvikana, ariko nanone ntabwo bivuga ko rwose ugomba kumujugunya. Ikindi kandi uriya mwana uri mu nda ni inzirakarengane rwose, nta ruhare yagize mu bibazo byose byabaye. Niyo mpamvu rero agomba kwitabwaho maze akazavuka rwose ameze neza. Ndakwinginze rwose, niba utanakeneye yuko umukobwa wagaruka hano, nibura shaka umuntu uzajya umwitaho kandi nyine ujye umuha n'ibimutunga bihagije, kubera ko ndakubwiza ukuri umukobwa wawe rwose ameze nabi. Ikindi kandi agahinda konyine afite karenda kuzamwica. Peter rero akomeza abwira papa wa Mignone ati ni ukuri ndi kuvuga rwose mu izina rye, ibyo nsabye byose mbisabye mu izina rya Mignone. Papa rero Mignone akabwira Peter ati haguruka, uri umuhungu mwiza ni ukuri kandi rwose uri inshuti nziza, ugira umutima mwiza, Imana izaguha umugisha. Ibyo wambwiye nabyumvise kandi nzabikurikiza. Mama wa Mignone rero ahita amwenyura maze Peter agahita ababwira ati murakoze cyane, gusa nyine nabajyanayo na kano kanya nta kibazo rwose maze mukajya kumureba. Mama wa Mignone ahita ahaguruka yihuta maze agafata ikiganza cya papa wa Mignone ati mbabarira ahubwo duhita tugenda kano kanya. Bose rero bahita bagenda maze bakajya kureba Mignone. Bagera rero kwa mushiki wa Keren maze bagasanga nyine uyu mushiki wa Keren ndetse na Mignone bicaye hanze bari kwiganirira. Mignone rero aba agikubita amaso ababyeyi be maze agashaka kwinjira mu nzu, gusa nyine Peter ahita amubwira ati humura rwose ninjye mbazanye, ndagusabye reka muganire. Naho rero Mignone ati ariko rwose nta kintu mfite cyo kuganira nabo. Naho mama ahita amubwira ati mwana wanjye rwose ni ukuri ndahangayitse ku bwawe, tekereza ko njye na papa wawe twanashwanye rwose umunsi numva ko bagufunze. Ndifuza rero kukwitaho rwose kuko ukeneye ubufasha byanze bikunze. Mignone ati nta bufasha nkeneye, nimwigendere n'ubundi mwaranyanze, nimundeke rero nimpfa nzapfa, ninkira kandi nabwo nzakira.
naho mama wa Mignone akomeza kumubwira ati ni ukuri turakwinginze rwose tubabarire ku byabaye byose. Naho rero mushiki wa Karen ndetse na Peter babwira Mignone bati ni ukuri babarira ababyeyi bawe kubera yuko ubufasha urabukeneye. Mignone ahita ahindukira akareba papa we ati urashaka ko rero nkubabarira? Niba ushaka ko nkubabarira genda ufungure umukunzi wanjye kuko nyine ni wowe kunyitaho kuko ni wowe wanteye inda. Papa we rero ahita aceceka bishatse kuvuga ko nyine ntabwo aba abyemeye. Mignone ati mwabibonye ntabwo rwose izo mbabazi ari kunsaba azikwiye ku mutima, ikintu kimwe gusa cyatuma mubabarira ni ukurekura umukunzi wanjye, niba bidashobotse rero nibagende rwose nibamve imbere. Ahita atangira gusakuza abirukana ati nimugende sinshaka kongera kubabona mu maso yanjye. Bagera rero mu rugo maze papa wa Mignone akabwira mama Mignone ati urabona ngo ndaseba n'ubundi byose niwe wabiteye, kuki rwose wanjyanye? Uriya mukobwa mureke, ntabwo nzasubira rwose kumureba ukundi, uriya mwana yarangiritse byararangiye. Naho mama wa Mignone atuvuze ngo iki? Uriya ni umwana wanjye, nutanasubira kumushaka njyewe rwose nzasubira kumushaka, gusa nakubwiye ngo icyo azaba umenye yuko ari wowe nzabibaza. Nijoro rero haragera maze nyine amasaha yo kuryama akagera, bambara rero imyenda y'ijoro, maze papa wa Mignone yajya kuryama mama Mignone akamwitambika mu nzira akamubuza rwose kwegera uburiri. Aho agiye kunyura hose mama Mignone agahita yitambika akahagarara. Papa rero wa Mignone aramubaza ati kubera iki uri kumubuza kwiryamira? Ndananiwe cyane rwose nkeneye kuruhuka. Naho mama Mignone ati ukeneye kuruhuka? Ubwo rero rwose utegure ko ugiye kuzicwa n'umunaniro kuko ntabwo uzongera gukoza urubavu hasi igihe cyose umwana wanjye akirara muri iriya nzu imeze nk'umwobo. Urashaka kuryama, naho umwana wanjye araye rwose mu nzu wagira ngo ni umwobo neza. Naho papa Mignone ati impamvu araye muri uriya mwobo nuko ari we nyine yahisemo, ni amahitamo ye ntabwo ari amahitamo yanjye. Mama wa Mignone ati byose ni wowe wabiteye, iyo utaza gufunga umukunzi we ntabwo ibi byose biba byarabaye. Hanyuma rero igihe cyose utaramenya icyo gukora njyewe rwose ntabwo nzongera kukureka ushyira urubavu hasi. Ubu ngubu guhera uyu munsi ugiye kumenya umugore washatse ngo ni muntu ki. Narakubashye cyane ndaceceka, ariko rwose ubu ngubu noneho aho bigeze nanjye nkeneye kurwanirira umwana wanjye. Umukobwa wanjye ntabwo yakomeza kubabara kuriya kandi rwose murebesha amaso. Papa rero Mignone abona nyine ko kuryama bitari bwemere, maze agahita afata umusego ku buriri kugira ngo ajye kuryama muri salo. Mama Mignone ahita awumwambura akawushyira ku buriri ati humura rega nanjye rwose ntabwo ndi buryame, turarara duhagaze buracya. Papa Mignone ajya muri salo, mama Mignone akamukurikira. Papa Mignone yajya kuryama muri salo, mama Mignone n'ubundi akitambika akamubuza rwose kwegera intebe ngo aryame. Ati nabikubwiye ntabwo uri bukoze urubavu hasi keretse rwose umwana wanjye nongeye kumubona agarutse muri iyi nzu. Papa rero wa Mignone rwose ibintu biramucanga, maze akazamura ingumi ashaka gukubita mama Mignone. Mama Mignone ahita amubwira ati ngaho nkubita, bigerageze rwose nicyo cyaburaga. Papa wa Mignone rero ahita yifata, maze mama Mignone agahita amubwira ati ariko rwose ntabwo ndi kumva ukuntu uri kurwanya umwana wawe. Ni gute umurwanya kubera urukundo, kubera ko yakunze umuntu umurusha imyaka 10 gusa? Nicyo kibazo cyonyine ufite? Ariko rwose nawe wibagirwa vuba, wibagiwe ko mama wawe afite imyaka 16 yashakanye na papa wawe afite imyaka 45. Nyamara barabanye kandi babana neza, barababyara mwese ndetse rwose n'ubu baracyabanye neza. Ibyo ngibyo ntabwo byakabaye bikubera urugero rwiza ku kibazo cy'imyaka atari ngombwa, ahubwo icyangombwa ari urukundo. Ubwo sibyo n'akanya urabyibagiwe, none umukobwa wawe wamubujije amahwemo, umukunzi we waramufunze wanga kumufungura. Abakibivuga rero maze nyine papa Mignone uba wacecetse yatangiye kumva ingingo zose zimugonga, agahita atekereza ukuntu umukobwa we yaje akamupfukamira maze akamusaba imbabazi, ariko rwose akanga kumubabarira. Papa wa Mignone rero akomeza gutekereza, maze akanatekereza nyine imyaka ababyeyi be barutanyaga, nyamara n'ukuntu rwose bari intangarugero muri karitsiye yose mu makupure n'ingo ndetse zibanye neza. Ahita atekereza ukuntu babareze neza, ukuntu bakundanaga ndetse n'ukuntu basazanye.
Ibyo byose rero arabyibuka maze rwose agahita atekereza ko ashobora kuba yarakoze amakosa akomeye kuba nyine yaranze yuko umwana we agumana n'umukunzi we ndetse rwose wamuteye inda. Ahita rero abwira mama Mignone ati mukunzi rwose uratsinze, kuri iyi nshuro ni wowe rwose ufite raison, ndakumvise kandi ibyo uvuga rwose ni ukuri, ejo umukobwa wawe nzamukuzanira. Naho rero mama Mignone ahita amubwira ati nizere ko utari kumbeshya kugira ngo ukunde uryame, kubera ko niba uri kumbeshya n'ejo ni umunsi, ibyo nzagukorera noneho bizaba birenze ibyo nagukoreye uyu munsi, nizere ko rwose utari kunkinisha. Papa Mignone ati ntabwo ngukinisha rwose, ejo nzabikora nk'uko ubishaka, umukobwa wawe nzamukugarurira. Papa Mignone ahita abaza mama Mignone ati none se ko tumaze kumvikana noneho ibintu byose bigiye ku murongo, noneho najya kuryama nkaruhuka? Mama Mignone ati niba rwose ubizi neza ko utambeshya genda uruhuke, ariko niba umbeshya ejo uzambona. Buracya rero maze Peter akajya kureba nyine Mignone, arongera akabasanga hanze bari gufata amafunguro. Peter rero areba mu mafunguro bari gufata maze agahita abaza Mignone ati kubera iki uri gufata amafunguro atujuje intungamubiri zose ukeneye? Aya mafunguro rwose uri gufata nta mboga zirimo, ikigaragara kandi nta n'amaproteine rwose arimo, aya mafunguro rwose ntabwo yuzuye, kubera iki atuzuye? Naho rero Mignone ati rega urabona muri iyi minsi nkeneye amafaranga menshi cyane ku buryo nyine nkeneye kugira ibintu bimwe na bimwe nigomwa, kubera ko kwa muganga honyine harahenze rwose, mwishyura amafaranga menshi cyane. Nawe rero Peter ahita amubwira ati humura rwose ndaza kuguha andi mafaranga, ikindi kandi nari nkuzaniye nyine imyenda y'umwana, nari nanabahahiye nyine ibintu bike bike byo gukoresha. Arabibahereza maze uyu mushiki wa Keren agahita ahaguruka akamuhobera ati urakoze cyane ni ukuri. Naho rero Mignone ati ni ukuri uri umwana mwiza cyane, Imana ijye ikumpera umugisha, waramfashije, wanyitayeho rwose muri ibi bihe bikomeye mazemo iminsi. Kandi nyine ugomba kumenya ko wowe n'umubebe mugomba kwiyitaho mu buryo bw'umwihariko. Nimushaka rero ikindi kintu mutegura maze mufate indyo yuzuye, kuko rwose ibyo uri gufata ntabwo ari byiza ku buzima habe na gatoya. Baba bakiri kuvugana rero maze mama wa Mignone ndetse na papa we bakaba baratungutse. Mignone rero ahita yongera akijima maze Peter agahita abwira Mignone ati ndakwinginze mbabarira rwose uganire n'ababyeyi bawe, dore rwose baje mu mahoro kandi bazanywe n'ibyiza, mbabarira ndakwinginze maze rwose muganire. Papa rero wa Mignone araza agahagarara hano nta jambo na rimwe aravuga, maze agahita atangira gutekereza ibintu byose yakoreye umwana we, ukuntu kose yagiye amubwira amagambo mabi, ukuntu yamukubitaga, ukuntu yamufunze, mbese ukuntu yamubabaje byose arabyibuka, maze rwose akumva yabaye umubyeyi mubi cyane. Ubwo rero na mama Mignone bahita bafatana ibiganza maze bakajya gupfukama bari kumubwira bati tubabarire rwose mukobwa wacu, twaragutereranye bihagije. Maze Mignone agahita arwana no guhaguruka ati hoya hoya rwose mwipfukama, abari kubafata ibiganza. Arabafata rero nabo bakamufata nyine maze akabahagurutsa ati hoya nimuhagarare, ni ukuri burya na Bibiliya rwose irabivuga ko nyine ababyeyi badakwiye gupfukamira abana babo. Mwaba rero rwose muri gutuma noneho numva amakosa nakoze aremereye cyane. Gusa nyine nanjye ndabasabye imbabazi, nibyo rwose narabahemukiye babyeyi beza, narabasebeje, ariko nanone uriya musore ndamukunda kandi cyane, ntekereza ko kandi ibyabaye byose ahari byari igeno ry'Imana, nuko nyine yari yarabipanze, kandi nyine ntacyo twagombaga kubasha guhinduraho, kubera ko uriya musore ntabwo yigeze ampohotera, ntabwo yigeze ampemukira, icyo yakoze gusa cyari ukunkunda, kandi nanjye naramukunze ndetse n'ubu rwose ndacyamukunda. Mumbabarire nyine kuba ntarakoze ibyo mwifuzaga, ndetse no kuba ntarabaye umukobwa mwari mutegereje kuzabona. Mignone rero ahita ahindukira akareba papa we ati papa ndakwinginze umbabarire rwose kubw'amagambo naba narakubwiye, gusa nyine ntabwo rwose ndi bugaruke mu rugo. Ikintu kimwe gusa cyatuma ngaruka mu rugo
ni ukuba warekuye umukunzi wanjye kandi nyine ukatwemerera ko tugomba kubana. Ndamukunda cyane, ntabwo rwose nabaho ntamufite. Ahita apfukama rero hasi ati rwose mubyeyi, ikosa nyine ryarabaye, ariko uburyo bwo kurikosora ntabwo ari ukumugumisha muri gereza, ahubwo ni ukumufungura maze njye nawe nyine tukabana mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse n'Imana ikabiha umugisha. Ntabwo rero rwose nagaruka igihe cyose ntaramubona yavuye muri gereza. Mignone rero ahita nyine atangira kurira, arahindukira rero kandi maze akareba Peter, ahita amubwira ati wowe rwose wambereye inshuti nziza, kandi rwose ibyo wankoreye byose ndasaba Imana kugira ngo izabikunyiturire. Ikindi kandi nguhaye umugisha rwose, uzabona umugore mwiza ukubaha kandi ugukunda, ndakwifuriza ibyiza gusa mu gihe kizaza. Peter rero ahita amubwira ati Imana rwose ibyumve kandi nyine ibihe umugisha, kubera yuko hari uwanguye ku mutima nubwo ntazi uko we abitekereza. Bose rero bahita bahindukira maze bakamureba. Peter rero nawe ahita ahindukira akareba uyu mushiki wa Karen, maze akamubwira ati rero rwose igihe cyose tumaranye ni ukuri, kubera ko Mignone yari yarambwiye ko bidashoboka, natangiye kugenda ndeba ukuntu uri umwana mwiza, ukuntu nyine wanganirizaga, ni ukuri nagiye ngukunda buhoro buhoro, ariko nyine nanirwa kubikubwira. Naho rero umushiki wa Karen ahita aseka ati oya ntabwo rwose bishoboka, tekereza ko nanjye natangiye kugenda nkwiyumvamo, ariko nyine nkumva sinabikubwira kuko natekerezaga ko wakundaga Mignone, numvaga nyine ahari utaramwibagirwa, numvaga utaramwikuramo. Naho Peter ati ntumbwire ko twese twiyumvanagamo ariko hakabura ubibwira undi. Bahita bahoberana rero maze nyine bagaterurana. Mignone rero ahita ababwira ati ni ukuri ndabishimiye, ntabwo mushobora kubyumva, tekereza ko ibyo bintu ntari narigeze mbibona habe na gatoya. Papa rero wa Mignone ndetse na mama wa Mignone babwira Peter bati ni ukuri ukwiye ibyiza, kandi rwose uyu mwana ni umwana mwiza, natwe turamushimiye kuba rwose yaritaye ku mukobwa wacu iki gihe cyose. Aba babyeyi rero bahita babwira Mignone bati mwana wacu rwose ntabwo tugikeneye ko wicwa n'agahinda, ahubwo nyine ngwino tugende tujye kuri polisi maze tujye kureba Karen. Mignone ibyishimo biramurenga maze nyine agaseka, ari nako rwose ari kurira, biba byivanze kubera ukuntu nyine gukontorora ibyishimo aba afite biba byanze. Bose rero hano bahita bagenda nyine bakajya kuri polisi. Papa rero wa Mignone ahita agenda nyine agasanga uyu musore nyine aho aba afungiye, maze akamubwira ko rwose yiteguye kumurekura ndetse amwemereye ko rwose nta kibazo nyine byakomeza gukundana n'umukobwa we. Amubwira rero ibintu byose uko byagenze, maze nyine agahita yongera akagaruka akaba ategereje kuri reception. Uyu musore rero aritunganya nyine ubundi agasohoka, gusa nyine aba afite imbaraga nkeya. Mignone uba uri kurira kubera nyine ibyishimo aba afite, abakimubona maze akaba aramusimbukiye aramuhobereye. Amubwira rero ko rwose yari amukumbuye kandi ko akimukunda. Naho rero Karen nawe ahita amubwira ati nanjye ndagukunda, maze agahita apfukama hasi. Abwira rero uyu mubyeyi nyine wa Mignone ati mubyeyi, ndagushimiye rwose kuba umbabariye, gusa nanone ngusabye imbabazi z'ibibazo byose nateje mu muryango wawe. Sinigeze nifuriza ikibi Mignone, naramukunze rwose bya nyabyo, gusa nyine ibibazo byose byaje mu muryango wawe ndabizi ko ari njye nabiteye, ndagusabye rwose umbabarire. Ikindi kandi Mignone namusezeraniye ko ntazigera muhemukira, ko ntazigera mubabaza, ndetse rwose ko nta kintu nzigera mukorera kibi. Gusa ibyabaye byose nyine ntabwo rwose twigeze dutekereza ko bizagera aha ngaha. Ikindi kandi nongeye rwose kubashimira kuba nyine mwemeye kunyakira uko ndi, gusa nanjye mbijeje yuko ntazigera mbatenguha habe na rimwe. Papa wa Mignone rero ahita atera intambwe maze akigira imbere, akegera cyane rwose Karen,
amufata ikiganza maze agahita amubwira ati ahubwo nawe rwose umbabarire kubw'ibyo nagukoreye byose, kubera yuko ni wowe rwose wakundaga umukobwa wanjye bya nyabyo. Gusa icyo ntigeze ntekereza ni uko imyaka atari ngombwa cyane mu rukundo. Ibyo rwose nabitekereje igihe umugore wanjye yanyibutsaga ukuntu papa wanjye afite imyaka 45 yashatse mama wanjye wari ufite imyaka 16, kandi nyamara bakaba barabanye neza. Aho rero niho nahise nibukira ko rwose ntakabaye narahaye agaciro imyaka murutana, cyane cyane ko wowe atari na myinshi, imyaka 10 umurusha rwose ntabwo ari myinshi cyane. Ariko nyine nahumwe amaso no gushaka gutwikira icyubahiro cyanjye kugira ngo abantu batanshishamo ijisho, ariko sinigeze nita ku byishimo by'umukobwa wanjye. Nyamara rero nta rugo na rumwe rwigeze rubaho rwishimye nk'urugo rw'ababyeyi banjye. Niyo mpamvu rero uyu munsi rwose mbahaye umugisha wowe ndetse n'umukobwa wanjye, muzabane ubuziraherezo kandi mubeho mwishimye, nta kintu na kimwe kizigera cyongera kubatandukanya. Ikindi kandi uhereye uyu munsi ngufashe nk'umuhungu wanjye ntigeze mbyara, kuko nta muhungu nigeze mbyara, ariko rwose ubu nawe ubaye umuhungu wanjye, ndetse rwose no mu irage ry'abana banjye nawe uzaba urimo, kubera yuko uzaba uri umugabo w'umukobwa wanjye, kandi nanone nzaba ngufata rwose nk'umuhungu nibyariye. Papa Mignone rero ahita afata ukuboko Mignone maze akamubwira ati umukobwa wanjye, pfukama rwose iruhande rw'umugabo wawe kuko ndashaka kubasengera. Mignone ahita apfukama maze bagafatana ku rutugu n'umugabo we nyine. Papa we rero ahita abashyiraho ibiganza maze agatangira kubasengera ati Mana ndakwinginze, abana banjye rwose uzabaha ibyishimo, umubabaro uzabajye kure. Ikindi kandi ntibazigere batandukana habe na rimwe, kandi ntibazigere bagira umubabaro mu rugo rwabo. Uzabahe uburame bazarambe maze bazabone abuzukuru ndetse n'abuzukuruza babo. Ibyiza byose ndabibifurije. Ikindi kandi muzabe abanyamugisha mu byo muzakora byose. Mbahaye umugisha ndetse n'abazabakomokaho bose bazabe abanyamugisha. Abari aha rero bo rwose ibyishimo biba ari byose, bari kujya bavuga amene zidashira, kuko nyine umunezero rwose uba ari wose. Abapolisi nyine hano baba bahagaze bose, ibyishimo ari byose nyine, kubera ko uyu mukobwa baba bari bamaze rwose kumukunda ukuntu yitaye kuri uyu musore bakundana, ndetse urukundo rw'aba bombi ruba rwarabatangaje, ukuntu uyu musore aba yaremeye akaba muri gereza ibyo bamukorera byose, ariko akaguma akunda uyu mukobwa, ndetse n'uyu mukobwa akamunamba inyuma rwose, ntabwo yigeze amutererana habe na gatoya. Amara kubasengera rero maze bagahaguruka bagahoberana abari hano bose. Papa rero wa Mignone ahita ababwira ati bana banjye nimugende rwose mwororoke, ibyishimo biba ari byose. Maze agahita anababwira ko rwose uhereye uyu munsi bagiye gutangira gutegura ubukwe bwabo, kandi byose nyine ari we ugomba kuzabikora, ndetse anababwira ko agomba kuzabaha n'inzu yo kubamo, kubera ko nyine nibo bana bonyine afite. Ahita ababwira ko kandi Mignone agomba kuzabyara, rwose ubukwe bwabo bwararangiye babana. Ibyishimo rero biba ari byose, hano bose barahoberana, maze Kereni agahita abwira Mignone ati narabikubwiye ko rwose nzaba Romeo nawe ukaba Juliette, ndagukunda cyane rero kandi nzahora ngukunda. Ibyaba byose nta kintu na kimwe gishobora kuzadutandukanya. Ikindi kandi nta kintu rwose kizambuza kugukunda. Ibibabaje ndetse n'ibikomeye byose tuzabinyuramo, kandi rwose urukundo rwacu ruzatsinda. Barongera rero maze bagahoberana. Inkuru yacu y'urukundo rero naha tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.